mwibwira ngo barokore bibwa bareba Pasteur ufite amafaranga Ikuzimu, mwibwira ngo biterwa n'iki? Ni mindset y'ubukene yabazengurutse igihe kinini. Batangira kumenya ko ayo mafaranga atava Ikuzimu ari uko bayariyeho. Am I telling the truth? Nimo ndababwira ukuri. Umuntu wese uzatanya kuvuga niyo amafaranga bikuzimu iyo ariyeho nibwo amenya ngo burya na ya Beneri. Bwana sifiwe. Nibwo amenya ngo bya bintu burya byaziye jewe. Hari umuvandimwe yavukiye gukura abandi mu makuba. Haleluya. Nubwo yaraje mu buryo butazwi butemewe, Mariya yumvise ibyo bintu, yumva ibyo marayika mubwiye. Aramubwira ngo uyu nguyu uje ntago aje nk'abandi. Nubwo atari yarasezeranye, twebwe turanga no kubabyara twaranasezeranye. Ariko yumvise ibyo aravuga ati ibyo umuja wawe bimubeho byose. Kuko numvise icyo avukiye, numvise impamvu avutse. Uwo ntavutse nk'abandi bana bose. Avutse aje gukura bene data mu makuba. Avutse aje gukura Isiraheli mu makuba. Avutse haleluya, avukanye ikindi kintu. Uwo ni umwana. Haleluya. Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduha umunsi mwiza wo guterana. Hari umuntu wavuga ati sejo ko twateranye n'ubu turongeye, ariko bino bintu ni byiza. Yaba Imana yadufashaga nk'ejo bakongera bakavuga ati nejo ni umunsi wo guterana, nimwumva mutagaruka. Haleluya. Nta kintu kinejeje nko kuza mu nzu y'Imana tugize amahirwe mu mago yacu, tukaba tuzi ko ibiryo biriyo, sibyo? Tukaba tuzi ko abana batazabura uko bajya kwiga, tukaba tuzi ko nta kibazo muri make kiriyo. Hanyuma bakatubwira ati mujye muza mwiteranire. Ntimwajya muza? Haleluya. Ntitwajya tuza? Murumva tutajya tuza? Ubundi ryo ni nkaho ryaba ribaye ijuru. Kuko ngo mu ijuru nta kandi kazi kazaba kariyo. Ntawe uzajya usubira inyuma ngo ntago ngo urabona abadamu nibo ndamufite nzi ibintu bikorwa. Abadamu ashobora kuba ari hano ariko apanga gahunda ziri hakurya. Byose abyoruganiza. Nidutaha kugira ngo dusange bimeze neza byose akabishyira ku murongo kandi ari naha. Ariko Imana igukuriyeho nk'ibyo. Mu ijuru rero nta bizaba biriyo. Mu ijuru nta muntu uzaba usubira inyuma kureba abana. Ntawe uzaba usubira inyuma ngo arimo arareba ibyahiye n'ibitahiye. Ntawe uzaba amenya ngo umuriro ntiwaguzwe mu ijuru. Haleluya. Ngo abakozi ntibishyuwe, nta makuru yabyo. Ngo tuzaba turi imbere tuvuga ngo urera mwami. Urera mwami. Urera mwami. Nta yindi gahunda izabiriyo. Haleluya. Ako ndeka mbabwire, nidushaka ibindi byose tuyibura ariko tuzabona ijuru n'ukuri. Haleluya. Nta kintu kiryoshye nkabyo. Rero Yesu mu isi yaje kuturemera ijuru rito nubwo ari mu bibazo. Amen. Nicyo cyamuzanye. Imana iha umugisha umushumba, iha umugisha buri muntu wese. Kuri Noheli kuri twifurije umushumba ariko Noheli nziza buriya twarabikoze. Amen. Apostle Noheli nziza ntago ari hano ariko Noheli nziza mwarabikoze. Hari igihe twese tujya muri za Noheli nziza tukibagirwa n'umushumba. Ariko nukuri Imana imuhe Noheli nziza. N'umuryango we uhe Noheli nziza. Amen. Urabona abapasiteri hari igihe nyine mu minsi mikuru twebwe nibwo ubundi tugomba kuhangayika no kuvunika no gutegura amateraniro no gukora iki. Ariko Imana imuhe kumera neza muri ibi bihe. Imuhereze n'imbaraga z'umwaka utaha kuko harimo akazi kenshi. Amen. Abantu bari bumugereho nanjye nimugeraho mbere yanyu nongera mubwire. Ariko abamugeraho mbere ndabizi hari abashobora guhita bamugeraho mbere. Uvuge ngo Noheli nziza pose. Amen. N'umwaka mushya n'umunezero n'umuryango agubwe neza. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana nshaka ko tuganira. Haleluya. Imigani 17.
Imigani 17 hari uhise avuga ati cyore no migani se. Haleluya. 17. Haleluya. Imigani 17 reka mpisomere. Haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Imigani 17 mwahageze? Inshuti zikundana ibihe. Amen. Kandi umuvandimwe avukira. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu nicyo cyamuzanye. Yavukiye kudukura mu makuba. Haleluya. Bwana sifiwe. Niwibagirwa ibindi ndibwigisha, umenye ngo Yesu nicyo cyamuzanye. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu yaje kugukura mu makuba. Ni ukuri nta kindi cyamuzanye. Yesu yaje kugukura hehe? Mu makuba. Vuga ngo mubo yaje gukura mu makuba ni njye wa mbere. Haleluya. Kandi amakuba agenda rutanwa. Hari amakuba y'uyu munsi, hari amakuba y'ejo, hari n'amakuba yo mu myaka nyuma yacu tutazi. Ariko Yesu yaje kuyahera ku mumuzi akazayasoza tubonye ubugingo buhoraho. Haleluya. Haleluya. Niba hari abantu sinzi mwebwe wenda ngewe kubera ko ndi umuntu nyine washakaga ikizantabara, niga buri kintu cyose kijyanye n'umuntu utabara abandi. Tuvuge nkavuga ko se abantu kukibizeye Gandhi ndabikunda, nkavuga se kuki babikoze. Icyo bamukundiye ni iki? Niki kintu gituma abantu bashobora gufata Gandhi nk'umuntu w'igitangaza? Niki kintu cyatuma abantu bavuga ngo Muhammad ni igitangaza? Niki kintu gituma kibasunika? Haleluya. Mwebwe sinzi uko mubikora, sinzi aho muhera mukurikira umuntu, sinzi n'icyabazanye muri nobo. Ariko ngewe nuko mbitekereza. Iyo nshaka kugira ngo menye ese nakanda kuri follow kuwihe muntu kuri Instagram, uyu ndamukurikira kubera iki? Haleluya. Yesu mwege ntago mubyumva. Sinzi niba ariko mubigenza, ariko ngewe niko kuntu njya ntekereza. Ntago njya gupfa gukurikira umuntu kubera ko bamukurikiye, ahubwo mukurikira bitewe n'impamvu. Mwabyumvise icyo mbabwiye? Hano hanze ushobora gusanga abantu barwana ugahagarara nawe ugashungera, ariko ngewe Bibiliya irambwira ngo umuntu wese ushungera intambara zitamwerekeye ngo ameze nk'umuntu ufata imbwa amatwi. Ni ukuvuga ngo usanze abantu bashungereye nawe ukinagamo utazi ibyo ari byo, uba ugiye mu bintu bishobora kukwica. Ibyiza banza usubire inyuma gato witegereze uvuga utari ku uyu muntu nkurikiye ni muntu nyabaki. So hari impamvu dukurikiye Apostle Mwiyerekwa, hari impamvu abantu bakurikira Gandhi, abandi bagakurikira, ariko noneho hari impamvu dukurikiye Apostle nayo wakurikiye Yesu. Hari impamvu. Haleluya. Niyo mpamvu ugomba kubaza ngo ese uyu muntu ngiye kwigana we yigana nde? Haleluya. Kubera ko ntaho muzabihungira, tubayeho twigana. Ntaho twabihungira. Umwana avuka yigana se. Tutabonye abantu bagenda, umwana yahora kamba. Ariko kubera ko abona abandi bahagaze, arwana no kugira ngo stage yose yihute azagende nk'uko ababyeyi be bagenda. Haleluya. Nuko tubayeho mu buzima. Amen. Nta kindi. Nuko tubayeho, niko twambara nk'uko abandi babikoze. Ntimugire ngo nta muntu uhimba. Biragoye, uwahimbye aba ari hirya cyane ntituba tunamuzi. Haleluya. Noneho niyo bigarutse mu kwizera kwacu, iyo bigarutse mu bintu bivuga ngo reka twizere ibintu bitari ibi ngibi gusa, ukwiye kwicara ukavuga ngo ariko nizere ibiki. Haleluya.
ariko twahisemo wo kwizera. Niba wanageze naho utabizi neza, Yesu niwe mugabo wo kwizerwa, niwe wenyine dukwiye kwigana. Uzigane Pastor Gode kubera ko yigana Yesu. Haleluya. Nusanga atakigana Yesu, uzakuremo akawe karenge, ntuzongere kumwigana, uzashakisha abandi basigaye bigana Kristo. Haleluya. Kubera iki rero? Kubera ko Yesu niwe wavutse wenyine afite umugambi wo kudukura mu makuba. Ushobora kuba ufite abavandimwe bakurumbiye, sibyo? Ngo tuvuka turi 10 ariko mwese muri 10 muri miserable. Sibyo? Birashoboka ku 10 bose nta ushinga. Allo? Ntibishoboka. Ariko hari umuvandimwe dufite. Hari umuvandimwe dufite. Umuvandimwe bita Yesu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo ni imfura muri bene se. Ni imfura muri bene se. Haleluya. Niyo mpamvu yaje akambara umubiri, akabaho nk'umuntu, agaterurwa nk'abandi, agakura amezi 9 akagera, bakamuhungisha kugira ngo afate ishusho yacu neza. Noneho atubemo ari Imana 100%, ariko ari n'umuntu 100%. Ngo hanyuma aranababazwa, we yarakuza aranababazwa ngo kugira ngo amenye umubabaro w'abantu ukuntu meze, ngo kugira ngo ajya akiza ababazwa nkawe. We niwe muvandimwe. Haleluya. Uwo ngo niwe muvandimwe wakwibagiza abavandimwe bakwibagiwe. Niwe muvandimwe. Niwe. Reka muvuge nk'umuvandimwe. Mwihangane muvuge nk'umuvandimwe. Ikindi gihe tuzamuvuga nk'Imana kuko arabishoboye. Haleluya. Ariko tumuvuge nk'umuvandimwe uvukira gukura abandi hehe. Kambabwire twebwe twese turi mu makuba ku buryo nta n'umugenzi wawe buryo ukura mu makuba. Ujya gukiza mugenzi wawe wabanje kwirwanaho, kubera ko twese turi mu makuba. Ngo yamagara aterewe hejuru, buri muntu wese arwana no gusama ye. Murabiza babahamagaye namwe ntacyo mubarushije, ibiryo musigaranye ari ibyanyu gusa, mukavuga muti nta kundi. Inzu ufite niba ifite ibyumba bigukwiriye nta wundi washyiramo. Sibyo? Nuko kubera ko namwe muragowe, ariko hariho utagowe. Hariho umuntu, hariho uwo twatakira, hariho udukura mu makuba yacu. Niyo mpamvu ngiye maze gukizwa nasobanukiwe ko ntashobora guta imfane, reka mbyiteguye, mbese kurenganya abandi bantu. Amen. Umuntu wese mbese ntashobora kuvuga ngo uyu namuhamagaye ngo ntiyanyitabye ngo hanyuma bitume ndakara. Oya. Maze gukizwa, oya, naravuze ngo nzajya ngenda mpfukame. Arakarimba kavuga ngo jya ufata umwanya wiherere maso usuka amaganya Imanira gukunda. Bwana sifiwe. Haleluya. Mwongere mufata akanya musanga umuvandimwe nyamuvandimwe, abari utakira, abari ubwira ibyawe, abari usobanurira. Hanyuma uwo muvandimwe kuko azi ibi byose kandi nawe akoresha abantu, murabyumva, azaca mu bantu wowe utabwiye. Amen. Haleluya. Aragenda agaca mu bantu, agaca mu bazungu, agaca mu birabura, agaca mu bata, agaca mu bakuru, ukabona umuntu aguhaye cya kindi wasabaga Kristo. Wa muntu akubereye inshuti wasabaga Kristo, akubereye byose. Niyo mpamvu mwibuke Yesu yaravuze ngo umuntu ugirira neza aba bato ni ngiye wabagiriye neza. Murabyumva? Kubera iki? Kubera ko Yesu ubuvandimwe bwe yamaze kuva hano mu isi adusunikira umwuka we. Umwuka we usunika mu bantu bose. Haleluya. Noneho itorero ringana gutya mwese mwuzuye Kristo. Amen. Ubuvandimwe bwiza bukomeye ni ubuvandimwe burimo Kristo.
Haleluya. Umuntu utazi Kristo ntuzamwizere. Niyo mpamvu baravuga ngo havumwe umuntu wiringira umwana w'iki w'umuntu. Ariko buriya umuntu wiringira umwana w'umuntu uri mu mwuka wera buriya ntabwo yavumwa. Oya, kuko ntuba wiringiye uwo muntu, uba wiringiye Imana imuri muri. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Umuvandimwe wacu rero, ijambo ry'Imana ravuga ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Naha hejuru bavuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. No kuri Yesu niwe inshuti wagukunda ibihe byose. Ninde se wundi wadukunda ibihe byose? N'abagabo twashakanye n'abagore twashakanye, hari igihe kigera bakabona ibyawe birabagoye. Amen. Nese nimubizi Yobu uko yakubitwa umugore akamureba akavuga ko se watutse Imana ukipfira. Ntavuze ko uyu mugore kuki atavuze ngo reka nyituka bari jyupfa, kuki we yashukaga Yobu? Ko nawe yayituka yari gupfa, ko yarabizi ko bikorwa, ariko yashukiraga iki mwene data? Nukubera iki? Ko yamagara aterewe hejuru buri mwe akora iki? Bwira mugenzi wawe ngo ntukashukane. Jya wiringira Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Ibi ndabibabwira mu rukundo. Ndababwira ukuri. Abantu bandi bose bagushuka, ariko nujya ubona byakuyobeye, ujye wibuka ko ufite umuvandimwe, ujye wibuka ko ufite Imana, ujye wibuka ko ufite Kristo wavutse kubera impamvu imwe yo kudukura mu makuba. Abandi bose bakavuka ugasanga ahubwo avutse ababyeyi bahangayitse, tuzabaha iki, tuzabagaburira iki? Siyo mpamvu turimo gufunga imbyaro. Mwibwira ngo hari ikindi uratekereza abana batandatu ukavuga uti oya Mana. Kubera iki? Abo bana ntago tubatekereza nk'abaje kudukura mu makuba, turabatekereza nk'abaje kuduteza iki? Ibibazo. None ukavuga uti Mana, urandengere muri iyi myaka ya none. Ariko Yesu, haleluya, nubwo yaraje mu buryo butazwi butemewe, Mariya yumvise ibyo bintu, yumva ibyo marayika mubwiye, aramubwira ngo uyu nguyu uje ntabwo aje nk'abandi. Nubwo atari yarasezeranye, twebwe turanga no kubabyara twaranasezeranye, ariko yumvise ibyo aravuga ati iby'umuja wawe bimubeho byose, kuko numvise icyo avukiye, numvise impamvu avutse. Uwo ntavutse nk'abandi bana bose, avutse aje gukura bene data mu makuba, avutse aje gukura Isiraheli mu makuba, avutse haleluya, avukanye ikindi kintu. Uwo ni umwana udashobora gusubiza inyuma, ni umwana udashobora kuvuga ngo ntazi. Amen. Haleluya. Abadafite urubyaro basaba abana, ariko buriya ntimugiye ngo icyo babasabira no kubera umumaro, babasaba kubera ibishakwe bafite by'abandi bantu babwira ko batabyaye. Barashaka kubyara kuko abandi babyaye, ariko umunsi wasobanukiwe uzagenda uvuge nka Sara, nka Hana, uvuge ngo Mana, uyu mwana w'umuhungu numumereza azaturwa Uwiteka. Murumva icyo kintu? Uwo ni umwana utandukanye n'abandi bana. Ntabwo ari umwana wo gushimisha abantu, ni umwana Imana yabonye ko ifitemo inyungu nawe. Niko na proje yose usabye Imana bisaba ngo uyereke inyungu ibifitemo. Haleluya. Kurimo kubwira Imana ngo ndifuza gushaka ibifitemo izihe nyungu, kuyibwira ngo business bifitemo izihe nyungu, kuyibwira ibyo bifitemo, yereke. Kora umushinga neza uyereke, uyibwire ngo dore inyungu bifitemo. Haleluya. Nukuri Imana ibibonyemo inyungu, yabibonamo inyungu zo kwishima, nibivumburamo inyungu, uzareba iraza ikaza wese. Haleluya. Ibintu Imana ifitemo inyungu byanyu ibisohoze, kuko irabishoboye, nta nubwo twayibisaba ukundi.
ariko niba hari ikintu izagukorera umwaka utaha ikibonamo inyungu, ni ukuri ntago bizatinda. Haleluya! Niba hari umushinga uvukiye gukura abandi mu makuba ntago uzatinda. Niba hari ikintu kivukiye gukura abandi mu makuba ntago cyatinda gusohora. Bwana sifiwe. Icyo kizasohora, reka mbabwire. Sinzi pe, madamu niwe yageze kuvuga ngo yigeze gushima, aravuga ati ntago nari nzi ko abapasiteri batoya bashobora gutunga imodoka, mbese bagira ubundi buzima. Natwe twese ntago twari tubizi. Mwebwe mwigase ngo twese twari tubizi. Twari tuzi ko iyo wihaye Imana nyine urarwana mpaka Imana ikazagutabara. Sibyo? Ukarwana. Ariko Imana kuko ireba ibintu bitewe n'impamvu zabyo. Ni ukuri ibifitemo inyungu muri iyi minsi. Gufata umupasiteri ntimwambike urukweto rucitse, ibifitemo inyungu kubera ko irabizi ko muri iyi si abantu bazamuye ibiciro, ntago bashaka kumva badafite inkweto. Ibifitemo inyungu. Haleluya! Hari umuntu mwegeze kumbaza ngo ari kubibona gute ngo abapasiteri, ngo ndabwira n'abaganga kera nta nkweto bagiraga, n'abashoferi, mbese abantu bose kera bari kera. Ngo se kuki abapasiteri muri iki gihe batunze ibintu n'abakera? Kubera bose niko bari bameze. Imana ntago yaguha igare muri karitsiye abantu bose bagenda n'amaguru, yabiguteje intambara. Haleluya! Ikibeshya. Hari umupasiteri umwe ngo yaguze igare muri karitsiye, bahita babona ko yagiye ikuzimu. Kubera ko nta TB Joshua kera, ngo kubera ko muri iyo karitsiye nta muntu n'umwe wari utunze igare, abantu batangiye kubona ko atagiye kuzimu, atwara abagore babo batwite akabanyongera akabageza ku bitaro. Mwibwira ngo barokore bibwa bareba pasiteri ufite amafaranga agiye kuzimu, mwibwira ngo biterwa n'iki? Ni mindset y'ubukene yabazengurutse igihe kinini. Batangira kumenya ko ayo mafaranga atava ikuzimu ari uko bayariyeho. Am I telling the truth? Nimo ndababwira ukuri. Umuntu wese uzatangira kuvuga niyo amafaranga bikuzimu iyo ariyeho nibwo amenya ngo burya na ya Beneri. Bwana sifiwe. Nibwo amenya ngo bya bintu burya byaziyegewe. Hari umuvandimwe wavukiye gukura abandi mu makuba. Haleluya! Uwo niwe Yesu Kristo. Ariko nshima Imana ko Yesu amaze kuza mu isi, ikintu yakoze buriya ni kuba incarnated, ni kuvukira mu bantu benshi. Ufite abatari bafite umumaro akaduhindura ab'umumaro. Mwe murabyumva? Ubu nicyo cyamuzanye, no kugira ngo abatari bafite umumaro duhinduke ab'umumaro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubu noneho turi abatambyi b'ubwami. Mwibwira se ngo byaje gutyo? Ni ukubera ko yaje ari umutambyi w'ubwami. Umwuka we dufite niwe uduhindura abatambyi b'ubwami. Umwuka we dufite niwe uduhindura abavandimwe nyakuri. Amen. Niwe uduhindura abavandimwe nyakuri, noneho nanjye nkaba nakugirira umumaro, cyangwa nawe ukaba wangirira umumaro, ukankura mu makuba ndimo, ariko ni ukubera umwuka. Haleluya! Ukabona mpagaze aha ngaha nkavuga ijambo ryakugirira umumaro, kera ntago byari kuba ari uko. Nari gukuraho ibyo mvuga. Yesu atari muri jye navuga iki? Nababwira iki? Ariko ishimwe ko dufite umwuka w'Imana ushobora gukura abantu mu makuba. Haleluya! Ushobora kubohora abantu. Umwuka wayo ushobora kwirukana amadayimoni. Umwuka wayo muri twe ushobora kwirukana indwara. Umwuka wayo muri twe ukora ibintu bikomeye, tugakura abandi mu makuba. Haleluya! Kubera ko natwe twayakuwemo. Amen. Haleluya! Mwakira umwuka wo gukura abandi mu makuba, kandi Imana ibakure mu makuba yanyu. Irayazi izi details z'amakuba yacu.
izi ibibazo dufite. Niwe wenyine wavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nta muntu urakora iryo tangazo. Sindaryumva ku kagari, sindaryumva ku murenge, sindaryumva muri Matewusi, sindaryumva ku bakire bakomeye, sinaryumvise. Niyo mpamvu namuhisemo nkamurutisha abagandi, ntibigeze babivuga. Nkamurutisha n'abandi bose, ntibigeze babivuga. Ntawe wabivuze. Nta n'uwigeze avuga ngo ningiye kubaho, ningiye gupfa, ningiye kuzuka. Ntawe. Abandi tubatwerera imbaraga ariko ntazo bafite. Mujye mutinya umuntu wihamye akavuga ati ni njyewe kuri, ni njyewe nzira, ni njyewe bugingo. Mujye mutinya umuntu wabivuga gutyo. Nimumubona ninde se wundi wabivuze ku isi? Abandi kugira ngo twemere ko ari ukuri baradukubita, kuko tuba tutabyemera. Haleluya. Abandi kugira ngo twemere ko amen, tuba tutabyumva, ariko hashimwe Yesu yarabivuze. Turavuga ngo bya bintu nibyo, twese turakizwa. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Agakiza niko kantu, nicyo kintu cyonyine badakubitira umuntu. Bakubwira wabyumva, wabisesengura, ukabijyamo. Ariko andi madini kuyijyamo n'ubuntu, kuyivamo ni ingumi. Niyo mpamvu ibi ngibi turimo ntabwo ari idini, ni ubwami bw'Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Muzi ko andi madini yose, hari amadini avuga ngo wowe niwihakana Yesu gusa nta kibazo, turakore kubeho. Twarabibonye mu bihugu bimwe bakavuga gutyo nk'icyo kintu. Ariko mwumva ikintu bakubwira ngo wowe numwihakana gusa turakore kubeho, ni ukuvuga ngo kumutunga bihwanye no kubaho kwawe. Mwe murabyumva icyo bivuze? Hari abantu babimenye neza yuko gutunga Kristo muri twebwe bihwanye n'ubuzima, bihwanye n'ibyo dufite ubu, n'ibyo tuzagira ubutaha. Noneho Satani akaza akakubwira ngo wowe numwihakana turakure kubeho, ariko turatubizi kubayeho nabi kuko ntawe ugifite. Niyo mpamvu abakera bavugaga ngo ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Bwana sifiwe. Bene data, hari ibintu abantu batagiha agaciro, ariko kuba umukristo nta kintu kingana nabyo. Haleluya. Kuba umukristo nta kintu kingana nabyo. Kumenya ko wakuwe mu makuba nta kintu kingana nabyo. Bwana sifiwe. Iyo ngeze kuri conviction z'ubukristo, banumva nareka kwigisha, nabwira abantu ngo kuki mutabizi. Haleluya. Kuko nta kintu cyarengera umuntu nko kumenya umuvandimwe muzima. Nta kintu cyarengera umuntu nko kumenya Kristo wabambwe. Nta kintu cyarengera umuntu nko kumenya uwataye ibintu byose byo mu ijuru, akavuga ngo reka manuke, akiyambura byose, akavuga ngo reka nze ncungure umuntu. Ni iki se kindi? Kandi murabizi amakuba yadukuyemo, mwese murabizi. Haleluya. Impamvu tubyitiranya rimwe na rimwe, tukabyitiranya n'ibindi bintu n'abandi bayadukuyemo n'ibindi, ukibagirwa Yesu wakoresheje abantu, ukasa naho witaye kuri ibyo. Ariko reka mbabwire, n'ababyeyi bacu, ababyeyi batubyaye mu mubiri usanzwe, ni ukuri atari Imana, ntago bari kwemera ko tunaza mu isi. Haleluya. Ntago tuvuka kubera urukundo rw'ababyeyi badufitiye cyane cyane, tuvuka kubera umugambi Imana yitwohereje. Bwana sifiwe. Kubera umugambi wabayeho, kubera umugambi wabayeho. Haleluya. Iyo twibuka Yesu, tuba dukwiye kwibuka natwe impamvu turi hano ku isi. Kubera ko we yaje, ndamukunda Yesu, yaje azi neza ko azapfa. Amen. Yaje abizi neza ko azapfa, kandi azi n'impamvu azapfa. Twebwe turiho gusa ntago tuzi n'impamvu tuzapfa, sibyo?
twisanze turaha dutegereje igihe bizarangira. Niyo mpamvu bamwe dusaba imyaka myinshi, abandi tugasaba mike, abandi bakiyahura, kuko they don't know why they are here. Haleluya. Ariko Yesu ntiyigeze avuga ngo uzampekurama, wapi, ibyo byose ntabyo, nta masengesho nkayo yasenze. Yavuze ngo ibyo ushaka bijye biba hano. Haleluya. Ngo naje gukora umugambi wa data, sindi hano kubera jewe, oya, naje gukora umugambi wa data, kandi data arakora nanjye ndakora, hanyuma igihe nikirangira nzagenda. Hey, haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo yambi icyami igihe cyawe kirangiye ukava hano, nta kibazo kirimo. Haleluya. Mwibwira se ngo ni ikihe kibazo cyaba gihari? Icyo waziye Imana ibonye ko kirangije, niyo mpamvu abanze kuvuga ngo it is finished. Avuga ati noneho ibisigaye mbikiwe bya bindi byose. Haleluya. Natwe tuba dukwiye kugera muri urwo rwego abakristo, aho dukora umurimo w'Imana, aho dukora umurimo w'Imana tukazasoza tuvuze nka Paulo wabwiye Timoteyo ngo narinze ibyo kwizera, narwanye intambara nziza, abantu baravuze sinacogora, abantu barankubise sinacogora, abantu bashatse ko mwihakana sinabikora, abantu bashatse ko bigenda gute sinabikora. Mu minsi imwe nari mu kaga mu nyanja, iyindi minsi nari mu kaga ntewe na bene data, iyindi minsi narakubiswe, iyindi minsi aravuga ngo ariko ngo narwanye intambara nziza, igisigaye, haleluya, ngo igisigaye mbikiwe ikamba ryo mu ijuru. Bwana sifiwe. Wowe usigaje iki? Umwaka utaha uratekereza iki? Usigaje iki? Usigaje kubaho nka Kristo, usigaje kubaho gutyo. Haleluya, haleluya. Bene data, isi iraturyohera, ariko Yesu ntabwo yigeze imuryohera, kuko ntiyigeze abona isi nka destination. Yayibonye nk'usaba ibintu byose, buri kintu cyose yakeneraga. Nawe yakeneye imisoro, bigeze kuza kumutegesha umusoro, kubera ko yari ari mu isi nta bundi buryo yagombaga kwishyura imisoro. Ariko Imana ishimwe, bamwishyuje igihe kirenze, ngira abona hasigaye iminsi mike. Yari amaze iminsi ihagije, ahita abwira Petero ngo genda ku nyanja. Ntabwo tubabwira ngo imisoro ngo kuko turi abakozi b'Imana ntuzishyure, muyishyure. Haleluya. Kugeza igihe Imana bakuriye mu isi, kuko isi ifite requirements zayo, ifite ibyo ikeneye. Isi ikeneye ko turya, ikeneye ko twambara n'ibyo, ikeneye ko dutunga amazu n'amamodoka, ikeneye ibyo bintu byose, ariko mu bikora umutima wanyu utari hano. Ni mubishyiraho umutima, ndababwiza ukuri, kwihakana Yesu biroroshye. Haleluya, haleluya. Yesu waje, Yesu waje ngo adukure mu makuba. Amakuba ya mbere ni amakuba y'ibyaha. Yesu ataragukiza icyaha, mwene data, uri mu itorero ukaba ukirwana n'ubusambanyi n'ubusinzi, nukuri uba ukiri mu makuba, kandi hari uwaje kuyagukiza. Ukiri nukuri jya urarurira ubwira Imana ngo ese ko nateranye wambonye, none se kuki nyikora ibi? Ese wambonye ko amakuba waje araya ngaya kunkuramo? Ese wambonye Mwami Imana? Wambonye ko ndimo kuririmba ariko nyimeze kwa kundi, ko ndi umupasiteri ukimeze kwa wambonye? Apana kwicara ngo uvuge ngo nanjye nagiye guterana, ubwo byose niki nugushungera. Hoya, Yesu yaje kubera impamvu, haleluya, yo kugukura mu makuba, yo gutuma urara umutima uticira urubanza. Haleluya. Waryama ukumva umutima ntugucira urubanza, kandi buriya umutima nutagucira urubanza, reka nkubwire, naho abantu bose bagucira urubanza, ariko umutima ubanye neza na Kristo, ntabwo mubyumva. Iyo umutima ubanye neza n'Imana, iyo umutima wawe ubanye neza n'Imana, uba uzi ko Imana yakurwanirira, uba uzi ko igihe cyagera Imana igacecekesha abantu,
uba uzi ko utazakorwa n'isoni. Niyo mpamvu ba Dawidi baravugaga ngo siko bizahora, oya ntabwo ariko byahora, kubera ko urabizi ko urabwira Imana ngo mwami ninkurusha gukiranuka ubwo nyine se bizagenda gute, kandi ntabwo uzayirusha gukiranuka. Oya, ni wanga icyaha ntabwo uzayirusha gukiranuka, izagutabara. Ariko se byakunda? Nta dukuri pe. Reka mbabwire, n'uwo mwibwira ngo yakozwe n'isoni ntarazikorwa niba akizera Imana. N'uwo wakwibwira ngo byararangiye ntibirarangira niba akizera Imana. N'uwo wakwibwira ngo ntazabyara niba akizera Imana azabyara. N'uwo wakwibwira ko byananiranye ariko akizera Kristo muri we ntago bizanga. Gira mugenzi wanjye ngo ntago bizanga niba ukizeye Imana, kubera ko twabonye umuvandimwe wavutse ku bw'izo mpamvu gusa, kudukura mu ki? Amakuba ya mbere n'ibyaha. Imana iguha agakiza kuzuye. Imana iguha agakiza. Bene data, agakiza ntago ari entertainment, si ibintu byo kugira ngo tuvuge ngo twarakijijwe. Oya, buriya guhurira hano ni inyungu zacu. Guhurira hano ni inyungu zacu. Umenya mugenzi wawe ejo akazaguha akazi kuri banki. Guhurira hano ni inyungu muzirebye neza mwasanga ari inyungu nyine bene izi ngizi, hanyuma hakazamo indi nyungu yo kwibutsanya kurya munsi uzegera. Haleluya, haleluya. Urya munsi uratwegereye. Urya munsi ni uwuhe? Ni umunsi misiyo yawe izaba irangiye hano. Ni umunsi nawe bizaba birangiye. Ni umunsi uzajya imbere y'Imana. Ni umunsi uzahagarara. Haleluya. Ukabwira Imana ngo ndaje. Ni umunsi Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Niwo munsi dutegereje. Niyo mpamvu kuza hano Bibiliya iravuga ngo ntimukibagirwe guterana kwera, ngo nk'uko abandi bajya babigira. Oya, ngo ahubwo kurya munsi wegera murusheho guterana, muganire, muhugurane, mwibutsanye, hatagira abakerensa ibintu by'Imana ngo bakamera nka Esawu ngo wakeresheje umugabane we, aho akavuga ngo ubukuru se bumariye iki, ngo akafata ibishyimbo. Abantu barimo gufata ibishyimbo hano hanze hano. Ubusenza riranyeshe, ubwiza senza rirabonyicana agasambana. Ubuse kuvuga ngo narize se bimaze icyakiba. Umbese ugasanga uguranye ibyiza, uguranye ikintu cy'agaciro, ibintu by'akanya gato kubera irari ry'umubiri n'amaso n'isi n'inda. Ariko Yesu yavukiye kudukura mu makuba. Amen. Reka mbwira abantu n'abari online, umuntu ukijijwe yavuye mu makuba. Amen. Nukuri pe tuzabona nijoro, ariko amakuba y'isi umuntu ukijijwe Imana yaramwaruye. Imana yakwaruye mu kabari yarakwaruye. Imana yakwaruye mu ndaya yarakwaruye. Imana yakwaruye mu bisuma yarakwaruye. Burya Imana yaragukijije amakuba. Yagukijije amakuba, yagukijije kwitwa umurozi muri karitsiye, yagukiza kwitwa umusinzi n'umusamba. Yaragukijije, hari amakuba yatwaruyemo, yarakwaruye. Niyo mpamvu ukwiye kubiha agaciro. Niyo mpamvu gukizwa nabi bitera umwaku. Umuntu uvuga ngo yarakijwe adakijijwe abafite umwaku mu rusengero. Haleluya. Ariko gukizwa neza bitanga amahoro. Yesu yaravuze ngo mbahaye amahoro, si nk'ay'isi itanga. Si nk'ay'isi itanga. Aya mbahaye nta muntu uzayabaka. Aya mbahaye uzayararana, uzajya uryama kwa muganga uyafite. Aya mbahaye uzasonza uyafite. Aya mbahaye uzaryamana n'umudamu wawe uyafite. Aya mbahaye ni ikimenyetso cyuko n'ingaruka nzahamagara abayafite. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi impanda ya marayika yavuze ngo umugore n'umugabo bazaba baryamye, umwe agende undi asigare. Mwibwira ngo ibyo ni iki? Ko ari ikimenyetso kikuriho.
abandi bantu batazi, ngo umuntu rero azahabwa izina ngo rizwi nawe ngo ndetse n'uwarimuhaye. Yesu uwo dushaka, Yesu twizeye n'uwo, uwo niwe wavutse. Ntabwo Yesu yavutse kugira ngo tujye dutaka ibirugu, oya. N'abapagani basigaye babiprofita bakabitaka. Niba hari abantu bizihiza Christmas, n'abahindu barayizihiza mu Buhinde cyane, biba biryoshye, ho bemererwa no kumena ibintu bita amafireworks. Buri muryango ufite fireworks kandi batamwizera, kubera ko babigize ibintu bya festival, babigize ibintu bisanzwe. Ariko twebwe ntitwizihiza iminsi mikuru, twizihiza umuvandimwe wavukiye kudukura mu makuba. Haleluya. Umbabarire cyane niba ariko wajya kubigenza. Njyewe iyo nizihiza, iyo mbitekereza muri ubwo buryo. Haleluya. Narya, nasohoka, it's not about a season of festival whatever. Ikintu kirimo ni Kristo, umuvandimwe wavukiye kunkura amakuba yanjye. Ni njyewe ujye uyamenya iyo nyarimo. Niyo mpamvu Kristo n'uwanjye, nanjye nduwe. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo n'uwanjye, nanjye nduwe. Ntabwo ari ibintu bya rusange. Haleluya. Si ibintu bya rusange, si ibintu bya rusange. Haleluya. Buri muntu wese nubwo umwaka urangira tuwizihiza mu buryo butandukanye. Bamwe baba bizihiza umwaka ko bawurangije amahoro. Haleluya. Ni wowe uzi icyo umwaka uba ugusigiye kugira ngo wizihize. Biragatsindwa kwizihiza Christmas kubera ngo ni Christmas. Menya Kristo, kandi uyu Kristo azagaruka bene da. Mwari mubizi, yaraje akora transit imyaka 33 baragiye, ntago yakenyutse. Abantu twebwe tujya tuvuga ko twakenyutse nyine, ariko we ntago yakenyutse. Yararangije akazi, yari gutinda inahase kandi atari we wabo, ariko yaravuze ngo kwa data hari amazu, ngo kandi yatahaba mba mbabwiye. Iyo atahaba mba nkoze iki? Ntabwo yari kutubeshya. Kwa data hari amazu menshi, kandi yatahaba mba mbabwiye. Aranasenga aravuga ngo Mana, simbasabira ngo bakure muri iyi si vuba, nta kibihutisha. Ntacyo. Ngo ariko icyo ngusabye, ukomeze ubarinde umubi, kuko umubi ni ubatera amakuba. Amen. Wowe umubarinde, ubarinde abarozi. Imana ikurinda abarozi ku bwa Kristo. Imana ikurinda ibyo bakohera ku bwa Kristo. Imana igukiza ubukene ku bwa Kristo. Imana iguha ibyo ukeneye ku bwa Kristo. Imana ibikore ku bwa Kristo gusa. Haleluya. Ibikore ku bwayo, hanyuma ikubike neza, igutunganye. Imyaka 100 nuyimara, ariko nugenda bazavuge ngo arasinziriye nkuko abandi bose bagenda. Oh haleluya. Ngo aragiye nkuko abandi bose bagiye, ariko agiye nk'intwari, asoje byose. Niyo mpamvu Paulo yaravuze, niko yavuze, aravuga ngo Timoteyo we, narinzi ibyo kwizera. Kristo ntago yigeze ava muri jye. Timoteyo we, narinzi ibyo, ariko yadoze amahema, yakoze ibintu byose, yararyaga, yarambaraga, yagendaga n'ubwato, yakoze buri kimwe cyose. Kurokoka ntago bikuraho buri nta kintu bikuraho, ariko umutima wawe ugenda wihisha isi, ukawihisha mu Mana. Ukawihisha mu Mana, ukazajya ugenda uvuga ngo nubwo ngiye ku kazi, ariko wacu ni mu ijuru. Nubwo nsenga kuri iyi si mfite ibyifuzo, ariko wacu ni mu ijuru. Nubwo bimeze gutyo, wacu ni mu ijuru. Haleluya. Icyo gihe Kristo azaguma muri wowe. Amen. Bene data, tugumane Kristo. Twatakaza ibindi, ariko tugumane Kristo. Tugeze mu bihe kutagumana Kristo, nta kindi waba usigaje. Amen. Ege sinirimo kubibereka se.
ntabwo bibereka. None se icyorezo ko cyaje kikirukana bamwe mu kazi, utafite Kristo uraba uwandi? Si amakuba se? None se niba uri kuri oxygene, amakuba sa ntiyaje? Niba ufite agapfukamunwa, yasa amakuba turimo bene da? None se udafite Kristo hano hantu urahambuka gute? Haleluya. Urahambuka gute? Dukeneye Kristo, dukeneye umucunguzi, dukeneye Imana ibana natwe, dukeneye kugendana nayo ku manywa mu ijoro, ikadukiza amakuba y'ibyaha, ikadukiza amakuba y'indwara, ikadukiza amakuba ya byose, ariko cyane cyane izadukiza n'akaga ko muri iyi si nidukura mu isi. Haleluya. Ijambo rimwe rikomeye ngo Satani amaze kujugunywa mu isi, ngo abamarayika batera akamu ngo uragowe wasi we, kuko ugushije ishyano umanukiwe n'umubi. Si yaramanutse se? Uragowe wasi we, uragowe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo isi n'ijuru ngo bizakurwaho, kuko birimo ubwandu, ngo bizakurwaho, Imana irema indi si nshyashya n'ijuru rishya. Haleluya. Ariko ibizaba bikoresheje Kristo. Amen. Yaje rero kutwambutsa, yaje kuduhuza n'Imana. Buriya nicyo cyamuzanye bene da. Ntabwo yaje kugira ngo abantu bazi b'inshomotsi babonye avuga, bajya kubwira Mariya ngo amabere yawe ngo arahirwa. Kristo aravuga ati no, mureke ibyo ngibyo. Ngewe ubwo mundeba maze kugera hano, ntabwo nkiri umuhungu w'uyu mudamu. Haleluya. Murekere, ntabwo nkiri umuhungu. Ibi ngibi byakozwe, akabagarura, akavuga ati burya ntabwo ari uko. Haleluya. Ndi Imana muri mwe, ntabwo bikiri uko nguko. Hahirwa umuntu bene data ngo nabumva ijambo ryanjye bakarikurikiza. Abo ngabo nibo bavandimwe, nibo ba mama, nibo ba data. Haleluya. Amen. Kristo uramufite muri wowe, uzamumenya, naza uzamumenya. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo ndi ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye azakingura nze tubane. Haleluya. Haleluya. Mbifurije kubana na Kristo. Amen. Ndabifuriza kubana na Kristo cyane, kubera ko niwe muvandimwe waje kudukura mu makuba. Amen. Amen. Niwe waje kudukura mu makuba. Tugiye gusenga. Wisengere, uvuge ngo Kristo, ndakwakiriye. Niba harimo umuntu ushaka kwakira Kristo, wumva utaramwakira, ukumva ubishaka, ntabwo tujya duhata abantu, ariko iyo wumva ubishaka wahaguruka, ukumva ubishaka wahaguruka. Haleluya. Urimo? Niba utarimo, twese urimo. Namubona mwene data. Imana ibahe umugisha bene data. Reka protokoli ibakorere protokoli, babegeze hano imbere. Niba harimo n'undi ushaka kwakira Kristo, niwe muvandimwe wakumara amakuba, nta wundi. Haleluya. Niwe uzagukiza akaga kaje, niwe uzagukiza ibibazo biri imbere, nta wundi wabikora. Haleluya. Oh Yesu we. Owe ngo icyo yerekaniwe ni ukumaraho umurimo wa Satani, nicyo yerekaniwe.